twebwe abana bayo. Rero ubundi bubasha dufite n'ubutware n'amahirwe no guhirwa dufite ku bantu abandi badafite, nuko turi abana b'Imana, tukaba dufite Imana itumenyera byose dukena. Aho kandi iyo twakamenye, Satani yatubwiye ngo ngo urapfuye, ngo urashonje, turamubwira ati atande s'il vous plaît, twebwe dufite Imana itumenyera ibyo dukena. Ntago turi bupfe, ntago turi burimbuke, turi kumwe n'Imana. Yakubwiye ngo ntago uri burye, uramubwira ngo ngiye ngomba kurya, n'ejo nzarya, n'ejo bundi nzarya, abana banjye bazarya, ejo bazarya, n'ejo bundi bazarya, kubera ko Imana ndi kumwe nayo yambujije kwiganyira, kandi ibyo nzarya yabiteguye kera, ngomba kubibona. Imana ishimwe, Imana iri kumwe natwe kandi igendana natwe. Yeremiya 1:4 haravuga ngo nakumenye ntarakurema, mwezi utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ese ufite ayahemaganya? Ufite amaganya yuko ubuzima burangiye? Ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana yakumenye itarakurema. Mu yandi magambo, mbere yuko